Yes, kankwiye ikaze kuri Master G TV nk'ibisanzwe. Uyu munsi rero tugiye kuba twarebera hamwe uburyo ushobora kuba wafite telefone yawe ugakora icyo bita katuni cyangwa se za katuni ujya ubona, hari katuni ujya ubona kuri TikTok ariko ukaba utazi ngo bazikora gute. Yes, uyu munsi rero nicyo ngiye kuba nakwereka, abafite igitekerezo, inyunganizi uza kunyandikira muri comment maze nkagusubiza, nkakwereka uko bigenda bitewe n'ikibazo ufite kuri telefone yawe, ndetse wanaduhamagara kuri iyo nimero usanga muri description, kugira ngo mbe nagufasha ku bijyanye na telefone yawe cyangwa se n'ikibazo telefone yawe ifite. Yes, kadutangire. Ikintu cya mbere uzajya muri TikTok yawe, numara kujya muri TikTok yawe icyo uzakora, tujye muri TikTok. Tumara kujya muri TikTok, nitumara kugera muri TikTok hano, urabona ko twatangiye kwinjira kuri TikTok. Nitumara kwinjiramo ubwo tugiye gukora katuni. Noneho reka tubone abantu bajya babona zimuvinga ariko ntabwo bazi ngo wazikora gute. Icyo uzakora hano uzahita uza kano kantu k'umutuku, kano kantu k'agasaraba kari hano ugakandeho. Numara kugakandaho gutya uzakanda kwa kantu k'agasaraba kari hano. Nkibutse niba utarakanda na follow kuri TikTok, naho wanyarukiraho ugakanda follow kugira ngo ubashe kudukurikirana umunsi ku munsi, uduhe ubufasha, kuko iyo uduha ubufasha ni iby'ingenzi cyane kuri twebwe, ndetse biranadufasha cyane. Yes, hano numara gukanda hano kuri agasaraba k'akantu ko guteranya, kano kamenzi ko guteranya kari hano, kaze nkasubira inyuma nkakwereke neza kugira ngo ukabone, utaza kwibeshya. Dore ni kano ugakandeho. Numara kugakandaho uzaza kuri page imeze gutya. Ubwo tugiye gushaka akantu k'agafoto dushiremo kugira ngo tubashe kuba twatangira no gukora igikorwa cyacu nyamukuru cyo gukora katuni. Tugiye gushaka akantu k'agafoto ukuntu muri telefone yacu, wenda ushaka akantu k'agafoto ukuntu wenda kadukoresha iyi ngiyi ya Chris Brown, turangiza tuyemeze. Ariko nawe uzakoresha iyo ushaka, ariko twite tuzanye nyamukuru ukora katuni wenda imuvinga cyangwa se igenda. Icyo uzakora hano uhita ubona kano kantu kanditse ngo stickers. Ariko kano kantu ka sticker igihe uzagasanga kari muri utuntu tumanuye hano kuri uruhande rwa hano tumanuye, ariko ngewe ntabwo kari hano ku ruhande rumanutse, kari hano hasi ukabona kuri kari hano. Uhita uza ugakandeho. Numara ugakandaho uzahita ugera ahantu hameze gutya. Numara kugera ahantu hameze gutya uzahita ubona hano hejuru handitse ishakiro cyangwa se search. Uri kuhabona, dore ni hano kuri search. Numara kujya hano kuri search rero uzahita uza uhakande. Noneho ugiye gusacinga icyo bita kadusacinga wenda uhita bita run. Tugiye gushaka umuntu ugize ute uri kwiruka. Yes, niyo tugeze hano tugashaka run tukayibona, ikintu cya mbere urabona ko harimo utuntu twinshi. Harimo umuhanda hano ugenda, hano hejuru hari n'undi muntu, kanze bibereke gatoya no sorry. Hano urabona ko hari umuhanda uri kugenda, dore nguyu. Noneho hano hejuru urabona ko hari n'iki, hari n'umuntu uri kwiruka. Tugiye kubanza dufate uyu muhanda tuwushiremo. Dufate uyu muhanda tuwushiremo hano, tuwugaze tuwugire munini. Urawukuraho ukawugira munini, warangiza ukawugeza hano hasi, warangiza ukawugira gutya. Umaze kugira gutya, ubwo si umuhanda dukoze bwa mbere. Tugiye gusubira dufate na wa muntu uri kwiruka nawe tumushiremo. Yes, urabona ko na wa muntu nawe dore wa muntu nawe nguyu, bahita uza umukandeho. Numara kumukandaho hano uhita uza, numara kumukandaho kugira ngo tumushire mu muhanda yiruke. Ubwo tukadutegereze gatoya. Tumara kumukanda, nkubitse ukanda subscribe mutarayikanda kuri Master G TV, kugira ngo tuboje kuba dutera inkunga. Numara kumukandaho gutya, icyo uzakora wa muntu numara kumukandaho uzahita uza hano gutya umukandeho gutya, umupininge kugira ngo noneho uze gutya. Tugiye kumukanda no tumanure hasi muri wa muhanda kugira ngo nawe ajye muri wa muhanda, ajye hasi noneho afate ku muhanda noneho neza, kugira ngo nawe ubone ko ari ku muhanda neza kandi ari kwiruka ari mu muhanda. Yes, numara kumufata gutya rero icyo uzakora uzahita uza umumanura hano mu muhanda. Urabona ko twamushize mu muhanda, twamushize mu muhanda neza. Urabona ko tayari ari kugira ute, ari kwiruka. None tugiye kuri hano tugiye kugira ute, tugiye kumukuramo. Twamushize mu muhanda, twongere tumuzamure hejuru, twongere dushyire wa muhanda hano hasi kugira ngo bikune. Noneho twongere tumufateho gutya, twongere tumumanure ku muhanda neza, tuwushyire mu muhanda. Ubwo tugiye kongera dushyiremo n'iki, dushaka wenda n'intare cyangwa ingwe yiruka. Icyo uzakora hano uzahita uza hano muri search yandi twasakije bwa mbere, wongere usacingemo ati tiger run running.
gutya nurangiza usacinga gutya uzahita ubona tayiga cyangwa se agasamagwe kaza kari nako kiruka nurangiza nako ugakandeho, ubwo nako tujya ugashyira inyuma ye kugira ngo icyo uzakora hano uzahita uza ugakandeho ugashyira hano inyuma, ugashyira no mu muhanda noneho wa muntu mukandeho. Ubwo kubera ko uri kubona ko byose bitari kujyamo, tugiye kubanza dufate twa tuntu twigeze hejuru no tudushyira hehe muri wa muhanda wacu neza, kugira ngo za katuni zacu turi gukora cyangwa se abantu wabonaga gukora bigoye njye mbikwereke nawe utarayibona aje kuba byakora kuba wabikora. Aha noneho uhita ufata wa muntu mumanure hehe mu muhanda ari kwiruka, uhita ufata na ya tayiga nayo ushyira inyuma iri kumwirukaho gutya. Ubwo tayari hano uba ukoze iki? Uba ukoze akavidewo cyangwa se ka katuni, ariko ugakoze mu buryo bwiza ku buryo nta n'umuntu wamenya ngo ukuntu wagakoze. Abantu benshi babibazaga uburyo wagakoramo, ariko nizere ko wasobanukiwe kandi nkwifuza kuza kugira ibihe byiza. Yumvaga kuri mikoro yitwaga Master GTV, ntugire utakaye subscribe nyamuneka kugira ngo ubashe kudutera inkunga duhere mu tips zitandukanye zigiye zikurikira.